uyu munsi ugiye kwiga chapitre nziza cyane ivuga ibintu bigaragaza ko kugira discipline biruta kugira akanyabugabo. Birashoboka ko ikintu dukeneye burya atari akanyabugabo, ahubwo ikintu dukeneye cyane ni ukugira discipline. Akanyabugabo ni ikintu gihindagurika, ariko discipline ni ikintu kidahindagurika. Birashoboka ko abantu twita cyane ku bidutera akanyabugabo tukibagirwa ko ibanga ry'ubutsinzi, ibanga ryo kuremaremya ari ukugira discipline. Aba mentors benshi birashoboka ko bibanda ku kanyabugabo, ariko muri rusange icyo bakeneye kutwigisha cyane ni uburyo twagira discipline mu bintu ibyo ari byo byose. Akanyabugabo burya ushatse wakita motivation. Motivation ni impamvu ituma ukora ibintu runaka, impamvu igukangura ugakora ibintu runaka. Nubwo akanyabugabo ariko kabanziriza discipline, ariko iyo wamaze kugira discipline birashoboka ko kongera gukenera akanyabugabo cyane atari byo biba byihutirwa, ahubwo ikintu uba ukeneye ni uguhozaho kuri iyo discipline. Tugiye kubireba rero mu rugamba rw'ubutsinzi. Birashoboka ko kubaka discipline ari cyo kintu kibanze kandi cya mbere kurusha n'akanyabugabo, nubwo byombi bishobora gukora bikoranye. Hari rero ingingo 10 zigaragaza itandukaniro ryo kugira discipline no kugira akanyabugabo. Izi ngingo zigaragaza neza ko kugira imyitwarire ihozaho ari byo by'umumaro kandi biramba kurusha kugira akanyabugabo. Abahanga bavuga ko ikintu gitandukanya abantu batsinze n'abantu bananiwe gutsinda nuko uriya watsinze yagize discipline kurusha uriya utaratsinze. Uzabirebe dukunze gushishikariza abantu ko akanyabugabo ari ingenzi, ariko burya hari ikindi kintu cy'ingenzi cyane kuruta na kakanyabugabo mu bijyanye no kuremaremya. Icyo kintu rero cyitwa discipline. Muzabirebe nkunda kubabwira nti akanyabugabo, kwiremamo imbaraga, kwigirira icyizere cyangwa se kwiremamo icyizere, guterwa imbaraga n'ibindi bifitanye isano bimeze nko kwiyuhagira. Nkababwira nti iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. Icyo ni ikintu cyitwa akanyabugabo. Ni ibintu byose bigutera imbaraga zo gutangira ikintu runaka. Koko bimeze nko kwiyuhagira pe. Iyo uhagaritse kubikora uhita utangira kunuka. Ariko hejuru y'ako kanyabugabo hari ikintu cyitwa discipline. Buriya koga buri munsi ni discipline, ariko akanyabugabo gatuma ujya koga gashobora kutaba buri munsi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe koga bigutera ubuti, ukabikora kubera ko ari inshingano kugira ngo utanuka, ariko hari igihe bigusaba akanyabugabo kujya muri dushe. Bajya banavuga ngo mwene muntu ntabwo yaremewe koga buri munsi. Banza niyo mpamvu abantu benshi bamwe na bamwe bahatiriza koga, bavuga ati nzoga ejo, kandi ari n'umuntu mukuru n'urugero. Bivuze ko haramutse hatariho akanyabugabo no koga bishobora kukugora. Bisaba rero ako kanyabugabo. Kanyabugabo ni akahe? Ni uko urahura n'umuntu nakwihumuriza avuga ati ariko ako kantu ndi kumva nagajya. Uyu munsi wakarabyera, nawe ubwawe hari igihe utangira kumva ubangamiwe kubera ko utakarabye. Bivuze ko gukaraba bishobora kuba discipline, ariko rimwe na rimwe bigakenera ako kanyabugabo. Noneho hari n'igihe uba udafite akanyabugabo ukoga kubera ko wabigize inshingano. Kubera ko wabigize inshingano, uvuga ntabwo wajya ku kazi udakarabye. Koga byabaye discipline. Ariko burya mbere yuko biba discipline byabanje gukenera akanyabugabo. Hari igihe rero rimwe na rimwe duhiga umuhigo ntituwuhigure, dushyiraho amahame ntitubashe kuyasoza, ntitubashe kuyakurikiza, bitewe nuko twiringira akanyabugabo cyane kurusha uko twiringira discipline. Mu kintu cyose washaka gukora uhozaho, mu kintu cyose washaka kubaka, yewe na bino bintu bijyanye n'ububata, hari umuntu ureka nk'ikintu runaka. Urugero akavuga ati ntabwo nzongera kunywa itabi, ntabwo nzongera kunywa inzoga, ntabwo nzongera gukora ibi n'ibi n'ibi. Icyumweru kimwe gusa akaba yabisubiyeho. Ni ukuvuga aba afite akanyabugabo ariko yabuze discipline. Akanyabugabo gatuma afata umugamba agatangira akavuga ati ntangira urugamba rwo kureka ibi. Ariko akanyabugabo kubera ko gasaba guhozaho, ugasanga nyuma y'icyumweru kimwe bise bimunanira.
akongera nka nyuma y'ibindi byumweru 2 yarasubiye kuri bya bindi yari yararetse, arongera yagize akandi kanyabugabo ko kongera gutangira. Uvuga umuntu wiringiye akanyabugabo ahora atangira ariko ntasoze, ntabe umutsinzi. Ariko umuntu wiringiye discipline aba yatangiye kubaka discipline, noneho discipline ikamugeza ku musozo. Akanyabugabo rero gatandukanyemo gatoya n'icyo bita discipline. Discipline niyo izikuraho uwo mugogoro wo guhora umuntu atangira, uwo mugogoro wo guhora utangira ucumbika, ibintu byawe ntibigire ahantu bigera. Dukeneye rero discipline kurusha uko tunakeneye akanyabugabo. Reka mpere ku kintu cya mbere kigaragaza yuko discipline ari ikenewe cyane kurusha akanyabugabo. Icya mbere nuko akanyabugabo burya waruzi ko gashingira ku marangamutima, ariko discipline yo ishingira ku kuri nyako kw'ibintu. Discipline ishingira ku mahame. Discipline ishingira ku mategeko washyiriyeho ubuzima bwawe. Mu gihe akanyabugabo ko ni amarangamutima. Niyo amarangamutima ni ibintu by'igihe gitoya. Uyu munsi uba wiyumva neza ukabikora, ariko ejo waba utiyumva neza ntubikore. Akanyabugabo gashobora kuza kakagenda bitewe no ku munsi waramutse. Uyu munsi niba wiyumva neza urakora siporo, ariko niba wiyumva nabi ntabwo uyikora. Nuba byatewe n'ukuntu waramutse, wabyukiye muri mood nziza urayikora, ariko ejo nubyukira muri mood mbi ntabwo uzayikora. Bitandukanye na discipline rero. Discipline urayikora mood nziza yaba ihari cyangwa idahari. Discipline ni ukwitoza gukora ikintu kubera ko ugifata nk'inshingano, kabone n'ubwo waba utakiyumvamo uwo munsi, wenda ugakora ibihwanye n'uko imbaraga zawe zingana ako kanya, ariko ukabikora. Mu rugamba rw'ubutsinzi rero niyo mpamvu dukenera discipline kurusha uko twakenera akanyabugabo. Ntabwo tujya mu kazi gukora kuko tukiyumvamo buri munsi, ahubwo rimwe na rimwe abantu bajya mu kazi kubera ko ari inshingano, ariko hari ibindi bintu umuntu akora kubera ko abyiyumvamo kuko afite akanyabugabo kabyo uwo munsi. Buno bushakashatsi rero bugaragaza ko mu rugamba rwo kuremarema birasaba ko abantu bifata nk'inshingano kurusha uko babifata nk'akanyabugabo. Urumva se atari isomo rikomeye? Hanyuma icya kabiri gitandukanya akanyabugabo no kugira discipline nuko akanyabugabo karahindagurika, ariko discipline ihora. Hari iminsi umuntu aba afite imbaraga n'ishyaka ryinshi, indi minsi ntabigire, ariko umuntu ufite discipline akomeza gukora ibyo yiyemeje uko byagenda kose, yaba yiyumvamo imbaraga cyangwa ataziyumvamo arabikora. Hamwe na discipline nta yandi mahitamo uba ufite, uba ugomba kubikora byanze bikunze. Ariko hamwe n'akanyabugabo bisaba ikintu kigushitira kugira ngo ubikore. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, motivation ituma utangira, ariko discipline ituma urangiza. Ngiri ibanga ritandukanya abatsinze n'abatsinzwe, nuko rimwe na rimwe uwatsinze yiringira discipline, uwatsinzwe akiringira motivation. Ngiri ibanga ritandukanya abakire n'abakene. Abakire bita kuri discipline, abakene tukita kuri motivation. Ngiri ibanga ritandukanya abanyembaraga n'abanyantege nke. Abanyantege nke twiringira motivation, abanyembaraga bakiringira discipline. Niyo mpamvu duhora dutangira ibintu ntitubisoze, duhora duhiga umuhigo ntituwuhigure, ugasanga ibintu byacu buri gihe bihagarariramo hagati. Ibi bintu byombi nubwo byuzuzanya, ariko bifite ahantu bitandukanira, kandi ako kantu bitandukanira niko kageza bamwe ku nsinzi, abandi bagahagarariramo hagati. Kimwe gituma utangira, ikindi gituma usoza. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umwaka utangiye, abantu benshi batangirana imihigo, baba bafite motivation. Urugero, kugabanya ibiro, uzajye muri gym umwaka ugitangira, gym ziba zuzuye ku itariki ya mbere n'iya kabiri. Abantu baba bari kwiruka mu muhanda bashaka kugabanya ibiro, baba bafite motivation, baba bafite akanyabugabo, bavuga ati uyu mwaka ugomba kunsiga ibiro mbigabanyije. Iyo umwaka utangiye, abantu nibwo bavuga bati tugomba kwizigama muri uyu mwaka, tugomba kugera kuri ibi n'ibi n'ibi. N'ibindi byose byafasha umuntu guhindura ubuzima, umwaka umuntu atangirana nabyo. Umuntu ashaka guhindura ubuzima aba afite motivation, ariko uzi ubushakashatsi ikintu bugaragaza, nka 90% by'abantu batangiye umwaka bafite imihigo, mu cyumweru cya mbere gusa baba bamaze gucika intege.
intege zo gukomeza ya mahame, intege zo kubyuka buri munsi akajya muri siporo ziba zamaze gucika mu cyumweru cya mbere. Uri kumva icyo kintu? Utekereza ko biterwa n'iki? Ni ukuvuga amahame aba yarihaye mu cyumweru cya mbere gusa aba amaze kuyavaho, abo ni 90%. Nuko aba afite akanyabugabo ariko akibagirwa ikintu cyitwa discipline. Discipline rero ahantu itandukanye n'akanyabugabo, nuko akanyabugabo gatuma ushobora gukora ibintu byinshi icyarimwe, icyo gihe bikakugonda umugongo, bigahita bituma unananirwa. Urugero naguha, umuntu ushaka kubaka discipline, n'ushaka kubaka akanyabugabo nko ku bintu bijyanye no kubaka umubiri cyangwa se kugira ubuzima buzira umuze, reka wenda ngo nk'akagero gashingiye cyane nko kuri siporo. Umuntu ushaka kubaka discipline ashobora kuvuga ati njyewe ntabwo nzajya nkora siporo buri saha cyangwa se isaha yose ku munsi, ahubwo nzajya nkora urugendo rw'iminota 30 n'amaguru buri gihe. Ni ukuvuga uwo muntu ashaka kubaka discipline, arabizi neza ko najya kuri saha yose buri munsi, nyuma y'icyumweru kimwe azahita atangira gucika intege kubera ko azananirwa. Ariko bitewe n'imbaraga z'umubiri we, arabizi neza ko ashobora kumara umwaka agenda urugendo rw'iminota 30 n'amaguru buri munsi kandi bikamukundira. Umuntu ushaka kubaka discipline agenda uko imbaraga ze zingana, ibyo ashoboye ariko agahozaho. Ashobora no kugenda gake ariko agahozaho. Ariko umuntu ufite motivation ashobora gukora ibintu byinshi icyarimwe, cyangwa se agakora amasaha menshi, ariko nyuma y'icyumweru kimwe agahita acika intege. Iyo rero abantu batangiye umwaka, hari igihe aba afite imbaraga, afite iyo motivation, akikarakasa icyumweru kimwe akagozi kagahita gacika. Ariko umushaka kubaka discipline agenda uko imbaraga ze zingana gake gake ariko gahoraho. Uwo muntu ashiduka amaze umwaka akora ibyo bintu. Uriya wari ufite motivation watangiye akora ibintu bihambaye bigahita bimunanira. Wari uzi ko no gutangira business no gutangira ibintu byo kuremaremya abantu bakora iryo kosa. Umuntu ashobora gutangiza ikintu gihambaye akagitangiza amafaranga menshi, ariko nyuma y'icyumweru kimwe kigahita gitangira gufeiringa, kigahita gitangira kujya hasi. Ariko undi witangiriye ku tuntu duto duto, gahoro ahoza yubaka discipline, ugasanga umwaka urashize abyubaka kandi bikagenda bizamuka gahoro.